ushobora kuba waraboshywe n'umukurambere, ushobora kuba waraboshywe n'umurozi, ushobora kuba waraboshywe n'umukonikoni, ushobora kuba waraboshywe n'amateka utari waca. Igitabo cy'Amaganya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro byabo. Wasanga ibyo bicumuro byakozwe na ba data ari byo biva mu umwuka uza kukuboha amaboko. Bibiliya igaragaza mu gitabo cyo kuva 20 umurongo wa 4 n'uwa 5 aravuga ngo nukabyikubita imbere ngo kuko mora abana gukiranirwa kwa base ngageza kubuzukuruza ndetse n'ubuvivi. Hari umuvumo ukurikirana ibisekuru 10 ari n'ukurikirana ibisekuru 4. Wowe twagarutse, amahoro ya Kristo n'abane namwe, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Twagarutse mu nyigisho zacu zo kubohoka, mu nyigisho ubushize twari twababwiye kubohoka mu bitekerezo, kubohoka amaguru. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga kubohoka amaboko. Amen. Hey, kubohoka amaboko nicyo tuje kuganiraho kuri uyu munsi. Reka dusenge. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye imbaraga zawe n'ubutware bwawe. Reka impamba y'umunsi ikomeze korera ubwoko bwawe. Reka abana bakomeze bakira imbaraga zidasanzwe, bakomeze babohoke mu rundi rwego. Iminyururu yari baziritse komeze baveho, bakomeze bakira ibitangaza byawe ndetse n'imirimo yawe, maze ubushobozi bwawe bukomeze bugaragare kano kanya, ni mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyawo ni cya 11 umurongo wa 43 kugeza 4 n'ubundi niwo tukiri. Turasoma mu izina rya Yesu, amen. Ubwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 43. Hari ijambo rivuze ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu bitambaro, mu myenda, amaguru n'amaboko. Amaguru n'amaboko. Yego. Akakara amaguru n'amaboko. Ejo ndi twavuze amaguru. Yego. None ubu ngubu tuje kuvuga amaboko. Yego. Iyo umuntu aboshye amaboko nago yakira. Umuntu uboshye amaboko, ubufashe kano gatambaro nkakazingazingisha gutya, niyo nakwakira ameze gutya, nakira utuntu tununga, ariko nta wundi muntu ushobora gusayidira. Ufite umutima mwiza mwene da, ufite umutima mwiza wumva wafasha abantu, ariko uraboshye amaboko. Ufite umutima mwiza, uri n'umwana mwiza, Imana iguha umugisha, wihanganura umwana w'Imana. Ushobora kuzareba kino kiganiro uri umusaza, ariko ndavuze uri umwana mwiza mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ariko amaboko yawe araboshye. Yego, amaboko yawe araboshye. Araboshye amaboko yawe. Amaboko aboshye rero, amaboko aboshye wakira utugutunga, wakira amana, ariko ntago wakwakira ibituma wagura umuryango. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mumubohore ayo maboko, mumureke yakire, mumubohore mureke agenda ajye mu kazi ajye gukora. Amaboko aboshye nakora, amaboko aboshye natanga, amaboko aboshye. Ufite imishinga myinshi yo gufasha imfubyi, ufite imishinga myinshi yo gufasha abapfakazi, ufite imishinga myinshi yo kubakira abatishoboye no kubakira Imana. Suko udafite uyu mutima urawufite, ariko amaboko araboshye kandi warakijijwe. Ijambo rya Yesu ryakugezemo, ariko ukeneye ukubohora. Yesu niwe mwenyewe, niwe gakiza kacu, ariko Yesu avuga ngo ni mumubohore mumureke agende. Ushobora kuba waraboshywe n'umukurambere, ushobora kuba waraboshywe n'umurozi, ushobora kuba waraboshywe n'umukonikoni, ushobora kuba waraboshywe n'amateka utari waca. Igitabo cy'Amaganya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro byabo. Wasanga ibyo bicumuro byakozwe na ba data ari byo biva mu umwuka uza kukuboha amaboko. Bibiliya igaragaza mu gitabo cyo kuva 20 umurongo wa 4 n'uwa 5 aravuga ngo nukabyikubita imbere ngo kuko mora abana gukiranirwa kwa base ngageza kubuzukuruza ndetse n'ubuvivi. Hari umuvumo ukurikirana ibisekuru 10 ari n'ukurikirana ibisekuru 4. Wowe
ushobora kuba urimo urwana n'uw'ibisekuru bine, ukurikirana ibisekuru 10 n'ubusambanyi, ariko iyi nyatsi n'ibindi biragenda bigafata ibisekuru bine. Abantu bakarota abona icyoka kimwizingiye ku maboko, uwo ni umwuka w'uburiganya, uhora uriganywa, ikintu cyose gerageje kiranga. Ni ukuri pe, uraboshya amaboko. Umuntu uboshya amaboko ntabwo yakira, aba ameze nk'umuntu uri amapingu. Hari amapingu abadayimoni bashyize ku maboko yawe, amaboko yawe ntabwo yakira, amaboko yawe ntatanga. Nuko ubuzima bumeze, nuwushyizemo ashyiramo kamano, ugira gutyo kakarigata kakaba kararangiye. Aya ni amaboko, nta bintu by'agaciro bijya bigera iwawe, nta bintu by'agaciro bigera mu biganza byawe. Uraruha cyane, uravuga cyane, ariko ibi byose nubwo bikora nta gitekerezo n'iki na kimwe. Ibi byose tuzabivuga, iyi miyoboro yose tuzagaragaza uburyo igomba yose kuzibuka. Ubu ndimo ndabategura. Haleluya. Murabizi iyo nagarutse muri aya magambo y'umunsi, cyangwa se muri izi mamba z'umunsi, hari ibintu byinshi tugenda ducagagura, tugenda tuvamo, tugenda dukubita. Nzababwira uburyo umuntu ashobora kubohoka. Ubutaha tuzavuga kubohoka mu maso, amaso yakabasha kureba Kanani yawe. Haleluya. Kuko ntabwo wajya utareba. Ngo igitambaro cyari kimuziritse mu maso. Tuzavuga ukuntu abantu bagomba kugufungura, ubohoke mu mitekerereze, ubohoke ibirenge, ubohoke amaboko, ubohoke amaso. Noneho tuzavuga no kubohoka mu butunzi. Byose tuzagenda tubisobanura. Ureba uburyo ugomba kugenda ubohoka, uzagera ku rwego ugera ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Ujye ubwira Yesu abantu babona Yesu, babona n'ibigaragara. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Imana, isi Imana yayihaye abantu. Amen. Nta muntu wagushukisha ngo kugira ngo ubeho, ngo nuko ngo uri bubanze ugakora ibibi. Oya, twebwe twaremewe gukora ibintu byiza. Efeso 2:10. Kuko turi Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, ntabwo twe twaremewe gukora ibibi. Ibi bintu bibi bagukoresha kugira ngo ubashe kubona amaramuko. Ni ukuboshye. Iyo wamaze kubohoka ukora ibyo waremewe. Iyo wamaze kubohoka ukora icyo Imana yakuremeye. Niwongera gukoreshwa ibintu bibi, niwongera gukoreshwa ibintu by'agahato, niwongera gukoreshwa ibintu by'ubupfu. Oya, iyo wabohotse urabohoka ku kintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu rero Yesu agomba kukubohora ibintu byo gutwaza igitugu na Satani. Satani agutwaje igitugu igihe kirekire. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10:34 kugeza 3:5. Petero aterura amagambo aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Abantu bakwemera ntibakwemeza Imana, ariko Imana yakwemeye yo ibasha kukwemeza abantu. Ibi bintu byose iyo tumaze kubihuriza hamwe, ukareba none Imana yamaze kukwemera, ikakwemera noneho warabohotse mu buryo bwose, warabohotse amaboko, warabohotse amaguru, warabohotse imitekerereze. Umva, ni wandi ujya kubona ukabona uri muraguka buri munsi, ukagenda ukagera ku rwego Itangiriro igice cya 12 kiza kigasohora muri wowe. Iriya migisha 7, uzakuvuma nzamuvuma. Ukagera ku rwego urenga ku rwego rwo guhabwa umugisha, ahubwo ukagera ku rwego rwo kubera abandi umugisha, ku buryo n'umuntu uhuye nawe wese uhita umubera umugisha. Ugera ku rwego rwo kumanika amashusho y'icyo ushaka kuba cyo, wamanika amashusho, icyo umanikiye amashusho kikaba icyo, icyo utekereje kikaba icyo. Yobu 22:28 azagira icyo agambirira cyose kimubera uko ashaka, umucyo uzarasira inzira ze. Ibi byose kugira ngo bino bintu bibashe gukoreka mu buzima bwawe, nuko ugomba kubarabohotse, ugomba kubohoka amaboko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenze muri uyu munota, ndasenze muri uyu mwanya, muri iyi mamba y'umunsi, rito seto payi desande go desantire. Ndohereza imbaraga z'umuriro, bohoka amaboko yawe, bohoka amaguru yawe, bohoka imitekerereze yawe. Rita kazabaye amamama, hindura imyumvire, injira mu bitekerezo bishya, injira mu bitekerezo murikiye mu izina rya Yesu Kristo. Wagiye ugerageza ibintu byose biranga kubera ko wari uboshye. Iyo umuntu aboshye asaba umugeni akarongora undi,
iyo umuntu aboshye akora ikintu kikitirirwa abandi, iyo umuntu aboshye iterambere ararishaka ariko ntaryo abona. Nohereje imbaraga z'umuriro, nohereje imbaraga zikiza, nohereje imbaraga z'ubuzima, nohereje imbaraga z'imibereho. Ndakingura imiryango yose yari ikinzwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubohorera kwinjira amasezerano yawe. Vuga ngo amaboko yanjye arabohotse, vuga ngo amaboko yanjye arabohotse, ngiye gutangira kwakira. Fata amavuta usigaye amaboko uvuge ngo nagazongera kubaho ukundi. Yesaya 10:27, uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Fata aya mavuta wisige, resa benezarima, ucagagura uyu mwuka uvuge ngo mu izina rya Yesu amaboko yanjye yaraboshye. Hagarara muri Yakobo igice cya 5:14, mbese urarwaye? Nimuhamagara abakuru b'itorero bagusengera baguseza amavuta mu izina ry'umwami. Shaka umuntu wasizwe wumva wizeye amavuta ye, agusiga amavuta muri ibyo biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngo ni umukuru w'itorero ngo agusiga amavuta mu izina ry'umwami. Yakobo 5:14. Oh haleluya, 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 mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi ukubera umunsi mwiza, uyu munsi ukireba kino kiganiro, ibintu byawe byari biboshye byose nibibohoke mu izina rya Yesu. Akira umugisha, akira amahoro, akira ubutsinzi muri byose. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.